Reka dutangire icyigisho cyacu dusenga Uwiteka. Ushimwe Nyagasani Mwami Imana yacu, uburinzi bw'abana b'abantu tubukesha wowe. Turagushima cyane kuko uri Imana ituba hafi, itwungura ubwenge, iduha inama, itwigisha, ntacyo twakuburanye. Izina ryawe ryari rishimwe. Ufite ububasha n'ubushobozi bwo guhindura umuntu ari we wese, kuko imbaraga zawe zicengera zikagera no ku musokoro, ndetse zigahinguranya umuntu ibyo yibwiraga byose bigahinduka ubusa, ahubwo ugahabwa icyubahiro nabyo bishimirwe. Twisunze rero iyo mbaraga kugira ngo abe ari bugufi bwacu, tukubonereho umugisha, abumva natwe twese tugire ishya n'ihirwe imbere yawe mu izina ryiza rya Yesu, amen. Kwinjira muri Sarudi, ngaho tugeze. Kwinjira muri Sarudi. Ibyahishuwe Yohana igice cya 3 duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6 hari amagambo akurikira avuga ngo: urwandiko rwandikiwe abi Sarudi. Nibutse abarimo gutega amatwi iki kiganiro ko mu minsi ishize naho twasubikiye twari tugeze kuri Tuwatira, tuyibabwiraho ibintu byinshi cyane, kugeza ndibuka naho twababwiye ku murongo wa 20 iti nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundi urya mugore Yezebeli wita umuhanuzi kaza akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Umurongo wa 21 w'icyo gice cya 2 cyo mu Byahishuwe Yohana ngo: icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri, mutezanya amakuba menshi n'abasambane be nibatihana imirimo yabo mibi. 23 kandi n'abana be nzabicisha urupfu. Amatorero yose amenye yuko nzitura umuntu wese muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Aha twabonye ibintu bikomeye cyane. Twacengeye mu by'amadini, turangije tubasobanurira kandi tubereka ingorane n'ishyano agushije muri iki gihe: guta Bibiliya, guta ijambo ry'Imana, guta amagambo y'Uwiteka, hakimikwa ibihimbano by'abana b'abantu, abantu bakabyizera nk'ibyavuye ku Mana. Ibyo bikabihame, bakabigira ibyo kugenderaho amanywa na nijoro, kandi ntaho bihuriye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Habayeho gucyaha. Abantu benshi bavuga menshi, abandi bati nyamuneka nubwo ndibuze kubigarukaho. Ariko aya masomo cyane kuri Tuwatira tugifite icyo twababwiyeho, kandi ngira ngo muracyabyibuka byinshi byo twababwiye. Bagenzi banjye baje hano basa naho batangije, bintroduije iby'urwandiko ku itorero rya Sarudi. Sarudi bababwira amateka yayo, hari na byinshi byakomojweho. Uyu munsi reka noneho duse naho twinjira muri Sarudi, ariko nabwo ntituri bwicengeremo neza, kuko nayo tugiye kuyisasira. Nongere nibutse batwumva ko tugiye gusasira n'iby'abaprotestani. Twavuze ibya Kiliziya Gatolika ikomoka i Roma, hahandi habaye icyicaro cyagabuye ibitava ku Mana, biragenda bagikwira mu misengere hirya no hino. Haguruka abantu bari baje gusubiza ku murongo muzima abantu bari bamaze guta ibyanditswe byera. Abo n'abaprotestani biswe abaprotestani kuko batari bashyigikiye inyigisho zose zari ziciye ukubiri n'ijambo ry'Imana. Abo baprotestani nabo nibo tugezeho, nibo tugiye gusasira nabi byabo tukabiva imuzi maze tukabibereka. Reka rero mu kubinjiramo neza no mu gusobanura ibyabo, twinjire muri Sarudi kuko n'ubundi yerekeza ku byabo. Igice cya 3 ku murongo wa mbere: wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti: ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi. Mbega kaga. Katwikomereza umurongo wa 2: jya amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Ariko abateze amatwi radio ubuntu butangaje, hari ikintu murimo kumvamo. Jya amaso ukomeze ibisigaye kandi nabyo bigiye gupfa, kuko nabonye uko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. 3: nukwibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere wihane. Surinya ko kajambo, ubyitondere wihane. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. 4: icyakora ufite amazina make y'ab'i Sarudi batanduje imyenda yabo,
nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Buriya koko ntabapfira gushira. Bake, iri jambo bake wenda nitugera kuri Laodikiya nibwo muzaryumva neza kuko turimo kuyisatira. Iri jambo bake ni ijambo rikomeye cyane abantu bose bagomba kwitaho. Icyamba muri abo bake wowe uteze amatwi radio y'ubuntu butangaje nawe ukazabamo. Nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. 5, unesha ni uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Ngiryo itorero tugezeho. Twagiye tubazamukira tubereka ubukirisitu muri buri binyejana, tukazamuka itorero tukarisobanura mu buryo butatu. Ubwa mbere tukavuga amateka y'uwo mujyi, tukavuga amateka y'itorero ryahashinzwe, tukavuga n'impamvu iryo zina ubwaryo rifitanye isano n'ubukirisitu bwo mu kinyejana runaka. Tuvuga mu bukirisitu bwo guhera Yesu amaze kuzuka, agiye asize umwuka wera kugira ngo abantu bawisunge uhindura imico n'imibereho yabo maze bemere kugengwa nawe, abigisha iby'ukuri byose ku bya Yesu, yenda ibya Data abishyire mu bantu basobanukirwe n'ukuri, bemere kukugenderamo, bakwisunge, kubahindure. Kugeza mu ijana tubabwira ubwo bukirisitu ukuntu bwari buteye. Kuva mu ijana rya mbere, wenda reka tuvuge kuva mu ijana kugeza mu mwaka 313 tubabwira ibyaho. Tuva kuri 313 tugeza ku mwaka 538 naho tubabwira ibyaho. Ubukirisitu bwagiye busa naho buhindura isura. Si uguhindura isura kundi, ahubwo abantu bari bahetse iby'Imana nibo bagendaga bahinduka. Aho twashinze imizi tukahamara amezi 3 ni ku bya Tuwatira tugerageza tubasobanurira inkomoko ya bimwe murimo kugenda mubona uyu munsi bijyanye n'imisengere n'iby'abantu barimo bidasobanutse, bitumvikana, bitari ku murongo muzima, kandi ababirimo bose bitwaje igitabo cya Bibiliya. Reka noneho tuve muri Tuwatira twinjire muri Sarudi. Ikindi gika kidasanzwe cyo guhera mu mwaka w'igihumbi 755, ariko mbere yaho ntabwo twakwinjiramo tutabanje kuvuga ibindi bidasanzwe byabaye muri iyo myaka ya mbere yaho. Bibiliya yatubwiye ngo nzi imirimo yawe. Numva hirya no hino abantu bavuga batita ku ijambo icyo ari cyo urubanza, bataruha agaciro karwo. Erega nta mugayo. Ubuhanuzi bwashyizwe ku ruhande. Daniel ntiyizwe. Abantu babura kuvuga ibitajyanye n'ibyanditswe byera bate. Ibyahishuwe Yohana, Daniel hahishemo ibirimo kubera mu ijuru abantu batazi. Yesu ati nzi imirimo yawe. Ndashaka gutangariza umuntu unyumva ngo ibyo ukora, ibyo ubamo, ibyo utekereza, ibyo ugambirira, ibyo urarikira, ishyari ugira, ibyo byose wabikora bikabitabonwa n'abantu kugira ngo bikubaze, byabera mu mutima wawe. Icyo nzi ko umunsi umwe uzahamagarirwa kugira ngo ubazwe ibijyanye n'imyitwarire yawe hano ku isi. Bibiliya ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge, icyo uzakora cyose nuko uzitwara kose. Ushobora guhisha ingeso runaka abantu ntibabimenye, ariko igenzura imitima iratureba. Byanga byakunda nzabazwa impamvu z'imyitwarire yawe, impamvu z'imyitwarire yanjye. Ibyo bitegereze. Yewe noneho reka mbabwire, tuzageza nubwo tubazwa impamvu tujya gusenga. Noneho kuki ujya gusenga? Ufite uwuhe mugambi? Uba mu byumba urasenga, ntawe ukubujije, ni byiza. Ni iki cyakujyanyeyo? Wigisha abantu, urabwiriza, uhagara imbere y'abantu, ufite amatorero uyobora. Ni iki cyaguteye gukora ibyo bintu? Wumva ukuri ukigisha cyangwa se ukakwigishwa, rimwe na rimwe ukaguca ku ruhande ukikorera ibijyanye n'ibyo wumva ushaka bitewe n'ahantu uri, ukaryamira ukuri.
impamvu izo arizo zose z'ibyubamo nuko ukora n'ibyo ugenderamo uzayibazwa. Nongere ngo usubiriremo ngo wahisha wabigenza ute, ari kwigenzura imitima ikagenzura ibintu ibyo ari byo byose izabikubaza. Ku murongo wa 2 w'icyo gice haranditse ngo wenda gera hariya hantu ngo jya uba amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Ni ukwibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Reka nigarukire kuri iryo jambo ngo kandi wihane. Ariko iri jambo abantu benshi baguguzaho, iri jambo abantu benshi bajyaho rikabananira. Kubera iki? Kubera ko baryigana ubwirasi n'ubwibone kugeza uyu munsi abantu batazi ngo umuntu yihana atakababarirwa ibyaha bye ate. Umuntu ntazi uko Imana itsinda umutima w'umunyabyaha. Umuntu ntazi uko Imana ishishura ububi bw'umuntu ikamurondora ikamwemeza, dore ko umwuka w'Uwiteka atsinze umuntu ntajya ajya impaka. Umuntu ntazi uko Imana itsindishiriza, ntazi uko Imana itanga amahoro mu mutima, ntazi uko ayo mahoro agomba gucungwa. Yiratana Bibiliya, ibyo yakwiratana byose byaba ari zeru igihe cyose uyu murimo utakozwe. Abaprotestani rero basabwaga iki mbere yuko tujya mu byabo? Basabwaga iki? Kubwirwa ngo ihane. Basabwaga kuvugurura amasezerano bari baragiranye n'Imana mbere bagihaguruka mu protestani bwabo. Muzi nkubiri yabo bose barahira ngo tugiye gushyira ukuri kw'ijambo ry'Imana hagaragara, tuzakora nta mpamvu n'iyi n'imwe izatuzitira, nta n'ikizatubuza kwamamaza ijambo ry'Imana nk'uko rikwiriye. Baradohoka. Uko kudohoka kwabo nitwo tugiye kuzareba. Muri uko kudohoka kwabo Yesu abaha umuburo ukarishya, umuburo ukomeye. Arababwira ngo nimwibuke ubu nta mirimo myiza murimo gukora, mwarapfuye, mufite amazina y'uko muriho, nyamara iyo mbabara nsanga muri intumbi. Basabwaga kugira ngo bagire amasezerano bavugurura hagati yabo n'Imana, bongere basubire ku murongo muzima, bongere bakore nk'uko bahagurukije ubuprotestani. Basekuru babo babubyukije, bakabuhagurutsa, bakabuha imbaraga, bakabutera umwete, bagakorera kuri uwo murongo. Tuzababwira ibyatumye abaprotestani bagenda bagwaguza. Wenda tukiri kuri icyo cy'amasezerano, kangira igitekerezo kimwe mbabwira. Muntu uteze amatwi y'iradiyo y'ubuntu butangaje, ufite icyo wasezeraniye Imana, warangiza uyu munsi ikabikonora ikabikurikirana ikabona utagikora, ugushije ishyano. Kuko Bibiliya ubwayo iravuga ngo gusezera amasezerano ntuyasohoze birutwa nuko utari kugira icyo usezerana. Ntabwo nzibagirwa hari ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 1993, ubwo nari mu mazi abira ndimo kubarira ku mitwe y'intoke ko ngiye gushira mu mwuka, kuko abicanyi bari bamaze kungota n'abandi bantu bake twari turi kumwe. Ndibuka narunamye mbwira Imana ngo Nyagasani Mana yo mu ijuru, ndabizi kuriho, ndagusenga, ufite ububasha, ufite ubushobozi, ngiye kugusaba ikintu kimwe. Wankiza irya none, ukankiza irya none, ko numva iteka ryose nazakubaha mu buzima bwanjye bwose, kandi nkazagukorera umurimo. Natangajwe nuko abo bicanyi bari bafite amashoka n'imipanga. Ijambo ryabaturutse mu kanwa, baravuga ngo nimugende, turaza kubica igihe cya 8. Ndokoka ntyo. Ni mu gihugu kimwe ntavuze izina cy'abaturanyi bacu, niho ibyo byabereye 22 z'ukwezi kwa 10 1993. Reka mbabwire rero, igihe cyose ntazuzuza izo nshingano z'icyo nasezeraniye Imana, nzaba mbaye imbwa. Icyambere kiza nuko napfa ngashyingurwa. Wowe uteze amatwi y'iradiyo ubuntu butangaje, wasezeranye iki n'Imana? Wenda fata mu myaka ibiri yonyine, kuva 94 kugeza 96, wicaye mu Masaka wahavugiraga iki? Uri mu mahanga udafite igihugu, waraburabujwe hirya no hino,
abandi bapfa, uwageze mu mashyamba akiruka akagera iyo. Ndakubaza ngo niki wasezeranye? Kandi ko ufite amagambo wavuze byanga byakunda, dore ko n'utazi gusenga noneho yiga gusenga. Wasezeranye iki? Ongera utekereze wibuke niki wasezeranye. Wasezeranye iki? Icyo wasezeranye se reka turebe uyu munsi uragisohoza. Uyu munsi uragisohoza. Wowe uteze amatwi radio urabazwa icyo kibazo ngo urasohoza ibyo wasezeranye. Reka nkubwire wowe uteze amatwi radio, ntutekereze ngo abantu bose bakoze iby'ubwenge buke nkawe. Oya, hari ikindi nazibagirwa muri mwaka 1996. Navyo nireka ngende njye gusura abantu twabanye, menya amakuru yabo. Ndagenda ubwo nari ngeze mu nzira batwika amamodoka, bica abantu, umutekano ari mukeya. Kwari 1996 mu gihugu cy'abaturanyi. Ndafatwa, ndajyanwa ahantu hatari amashanyarazi. Abagabo babiri n'ibikote birebire bambaye amagrenade, bafite n'inkote ebyiri ndende. Mpagarara hagati yabo, bati turakwica. Umwe afata inkota ayishyira ku rutugu rwo hirya rw'iburyo, undi ayishyira ku rutugu rw'ibumoso. Barasigana bo ubwabo ngo reka tumwice, dukureho umwanda. Dore ko niko bavugaga. Umwe akabwira undi uti birananiye ngaho bari wumwica, undi akabwira undi uti birananiye ngaho bari wumwica. Igihe nari mbaye namaze kuvuga ngo tukuzanye hano kugira ngo tukwice, nabwiye Imana ngo Nyagasani ibuka ya masezerano y'93. Sindayasohoza nk'uko bikwiriye. Ndigisha ndabwiriza ariko sindayasohoza. Ndacyafite gahunda yo kugira ngo nzakomeze kuvuga ibyawe. Ndagusabye nkiza nk'uko wanyijije kiriya gihe, unkize n'irya none. Abagabo basiganye kunyica, isaha n'igice ziruzura, bigeza 5:30. Nanjye ntumbaza uko byabagendekeye. Ngiye kumva numva batanze imbabazi. Niba ari bo bazitanze, niba ari Imana yazitanze, niba ari nde wazitanze, nanjye ntumbaze. Urumva? Mbwira Imana ngo Nyagasani, za gahunda ntizasohojwe nk'uko bikwiriye. Ndacyafite umugambi n'intego kugira ngo nzazisohoze uko bimera kose. Ntabwo ari kubusa gusa mabwiye iby'aya magambo. Muntu uzi ko ufite icyo wasezeranye, ukaba uteze amatwi iyi radio, ukaba uzi neza ko hari amasezerano usezeraniye n'Imana, ukaba nta kintu na kimwe wigeze ukora ngo wuzuze ayo masezerano, nkubwiza ukuri, ikiruta nuko waba utariho. Icyaba cyiza nuko waba utariho. Kuko gusezerana amasezerano ntuyasohoze birutwa no kutagira icyo usezerana. Ukicacakira ugafungiramo bikaba uko byakabaye. Uzi Imana irengera abantu, uzi Imana yumva gutaka kw'abantu, uzi Imana ikora ibikomeye, igateza umuntu intambwe ikamurenza umwaka, ikamurenza uwundi, abandi bakagenda ukabibona, ibibazo bikabaho bikagusigaza. Nawe uko bigusigaza uti Nyagasani nzagukorera, agasuzugura akaba ari k'abantu bitura Imana. Aha turashaka kwerekeza ku ikosa rikomeye cyane ryo gucika kw'icumu ku baprotestani. Bacitse Roma yari irimo kubica bamereye nabi, ubwicanyi bugahagarara mu buryo batazi, barangiza bakitura Imana agasuzuguro, kugeza ubwo Yesu avuze ngo mufite izina by'uko muriho nyamara muri intumbi. Uzi gupfa uhagaze. Kubera iki? Kubera ko ibyo wiyemeje utarimo kubisohoza. Tekereza neza ibyo wasezeranye, ubitekereze, none ufata icyemezo cyo gushyira mu bikorwa ibyo wowe ubwawe wiyemereye, bivuye mu bwenge bwawe wowe urimo kwibuka. Yewe nta kwibutsa. Ndabwira urimo kumva iki cyigisho ngo va mu mwenda, gira vuba kuko utazi igihe cyawe. Hari n'abari barwaye, n'abari bafite mu bibazo, n'abandi bari basezeranye amasezerano. Nyagasani nunkorera iki? Ibyo byarakozwe. Ahubwo ikibazo ni iki? Ko byakozwe, we wakoze iki mu byo wasezeranye? We wakoze iki?
reka mbwira abanyumva, mbwire n'abantu bagerageza kubwiriza bakavuga iby'Imana. Mbwira abanyumva kandi ngerageze kubwira abagerageza kuvuga iby'Imana bakabwiriza ukuri kw'ijambo ryayo, ngo muvuge mwe kugerura. Impamvu uvuga ngo muvuge mwe kugerura ni iyihe? Muyumve, impamvu uvuga ngo abantu bavuge mwe kugerura ni iyihe? Ezekiyeli Imana yaramutumye, imutuma ku Bisirayeli bitwaga ko basengaga. Ubu hari umuprotestanti iyo ava akagera azanangira umutima wafunge pe, yange kumva inama, kandi ibingibi ariwe biziye kugira ngo byongere bimukebure. Abanza atekereza ngo ubundi kwitwa umuprotestanti, uzi kwitwa umuhakanyi nta n'icyo uhakana? Uzi kwitwa ngo uri umuhakanyi kandi nta n'icyo uhakana? Iryo zina abantu bararyitiriwe kubera ko bahakanaga ikintu icyo ari cyo cyose kinyuranije n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. None ahubwo uyu munsi abitwa abaprotestanti akaba aribo bateye agahinda, aribo bababaje, umuntu yakwicara akabaririra. Kubwira abantu ntibumve. Imana ituma Ezekiyeli yaramubwiye ngo, igice cya 2:4, abana babo, iyo tuvuze abana babo mwumva abana b'abaprotestanti kugeza kuri iki gihe, kuko tuvuka kuri ba Ruteri n'abandi bose ndibuze kubarondorera. Abana babo ni abashizi b'isoni b'imitima inangiwe, nibo ngutumyeho maze uzababwire utukuni k'Umwami Uwiteka avuga. Nabo nubwo bazumva naho batakumva kuko ari ab'inzu y'abagome, ariko rero bazamenya ko umuhanuzi yari abarimo. Genda ubabwire, uberurire, bashobora kuzumva, ariko ndabyo umugabane munini ntibazumva. Ntibizaguca intege kuko n'ubundi basanzwe ari inzu y'abagome. 6, kandi nawe mwana w'umuntu we kubatinya, ntutinye n'amagambo yabo, nubwo ari mu mifatangwe no mu mahwa, ukaba utuye muri za sikoropiyo. Ibaza abasengwa batumwaho amagambo nk'ayo. Abasengwa batumwaho amagambo nk'ayo. Atugenda ubabwire, ntubatinye amagambo yabo, ntutinye n'amagambo yabo nubwo ari mu mifatangwe no mu mahwa, ukaba utuye muri sikoropiyo. We gutinya amagambo yabo, ntushishwe n'igitsure cyabo, nubwo ari inzu y'abagome. Uzababwira amagambo yanjye nubwo bazumva naho batakumva, kuko ari abagome bikabije. Abagome bikabije kugwa ku ijambo ry'Imana, kutumva icyo Imana ivuga, kunyuranya n'ibyanditswe byera. Abantu bakabagira inama bakanga. Cyandeba bimwe mu bintu bijya bikorwa, ukabona abantu bagiye impaka, bagiye mu madeba, barasobanura Bibiliya irasobanutse, umuntu ukamusobanura ukamwereka ukuri, agafunga umwuka, agafunga agahanga, kananira, kanangira, akanga kwemera ukuri kandi akubona mu ijambo ry'Imana. Mwese wamugira ute? Bibiliya ngo n'uburi nabo inzu y'abagome, ntukirirwe ubatinzwa nabo. Nanejejwe cyane, nongeraho ngo cyane, n'igihe naboneye ubutumwa buturutse mu bihugu by'i Burayi bashima Imana kubw'ibyigisho binyura hano kuri radio Ubuntu butangaje. Bavuga bati twaranezerewe cyane, ubutumwa butigeze budukikirira, bwatweretse amafuti yacu, butwereka ubugoryi bwacu, ati turimo kwiga gusenga Imana. Imana ishimwe. Mu gihe abandi nabo bansekeje cyane, bati nikora rero uzikoraho, buriya biriya bintu uvuga weruye, twe ntitwabasha kubivuga, nawe ujye witonda utazabizira. Ntunyumvira. Kandi ijya abantu buriya kubimbwa ntabwo ari ukugira umurizo cyangwa se kumoka. Abandi bati igihe cyo kubivuga ntikiragera, none yigishiriza ibindi, hiyongeraho noneho n'abantera ubwoba. Ndashaka kuberurira ibi bikurikira, buri muntu wese akabishyira mu bwenge. Ndashaka kuberurira ibi bikurikira, nzavuga kuko mfite ibyo kuvuga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nta muntu uzanyanduza amadayimoni ye y'ubwoba ngo afate kuko ndakingiye.
icya gatatu, abiha gupfobya no kuzana iterabwoba ngo Bibiliya ntiyigishwe nk'uko iri, mwarakererewe. icya kane, uzumva agahinda kamumereye nabi kuko inyubako ye idashingiye kuri Bibiliya ishenywe, azitabaza inzego z'ubutabera, yitwaze Bibiliya na buri gitabaza icyo ari cyo cyose cyo mu idini rye. Gusa ikimbabaje nuko kizamugaragura hasi akaba ari utsindwa, noneho agahinda kakarushizaho kuba kenshi. Mubyumve neza, ndabibasubiriramo neza, nanabyanditse, ndashaka kuberurira ibingo nzavuga kuko ibyo kuvuga ndabifite. icya kabiri, nta muntu uzanyanduza amadayimoni ye y'ubwoba ngo amfate kuko ndakingiye. icya gatatu, abiha gupfobya no kuzana iterabwoba ngo Bibiliya ntiyigishwe, mwarakererewe. Uzumva agahinda kamumereye nabi kuko inyubako ye idashingiye kuri Bibiliya yashenywe, azitabaza inzego z'ubutabera kandi yitwaze Bibiliya na buri gitabo icyo ari cyo cyose azi cyasohotse muri iryo dini. Gusa icyo nzi nuko bizamugaragura nikora nigaramiye. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga. Ezekiyeli igice cya 3 umurongo wa 18 haravuga ngo, nimbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa, nawe ntumuburire, cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangiriza kuva mu nzira ye mbi ngo ukize ubugingo bwe, uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Ndakarabye, genda karaba. None bibabwiza uko ndakaraba iyo nje kuri iyi mikoro. Kereka ikintu icyo ari cyo cyose kitazaba ari cyo kuburira abantu, nta mpamvu yo kutazakivuga. Ngo mwumvise Bibiliya ukuntu ivuga? Bibiliya iravuga ngo, nimbwira umunyabyaha nti gupfa kuzapfa, nawe ntumuburire, cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangiriza kuva mu nzira ye mbi ngo akize ubugingo bwe, uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. 19, ariko nuburira umunyabyaha ntave mu byaha bye cyangwa amaze mu nzira ye mbi, azapfira mu byaha bye, ariko wehoho uzabukijije ubugingo bwawe. Sawa, warenzaho icyaha ngaha? Niki warenzaho hejuru y'amagambo aya magambo Imana yivugiye? Warenzaho iki? Tugaruke mu Byahishuwe Yohana, tugaruke mu Byahishuwe Yohana aho twari turi muri cya gice cyacu cya 3. Igice cyacu cya 3 tujye ku murongo wenda wa 4 n'uwa 5. Icyakora ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo, niwe bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Umurongo wa 5, unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Amagambo meza, amagambo meza. Reka wenda mbere yo kwinjira mu bya Protestani twimbitse ngo tubivimuzi, ngira icyo mbibwirira. Ukuri ntikujya gupfukiranwa, ntibibaho. Ukuri ntikujya gupfukiranwa, nta nubwo kujya gutsindwa. Ngira ngo mwaba mwarigeze mutega amatwi ibijyanye n'ibiganiro ku ntwari n'ibigwi byazo. Muratekereza ngo byarizanye? Niko mwibwira? Ibigwi by'intwari, kuba tuvuga ibigwi by'abantu babaye intwari, bakavuga bo muri iki gihugu, bakavuga bo mu bindi bihugu, bakabarata bakarabatu, ntabwo byizanye. Wa mugane wa muririmbyi, ubutwari buraharanirwa, ubutwari buraharanirwa. Ari ikintu cyabayeho muri bihugu bya Afrika, mouvement d'indépendance. Iyi nkubiri yo mu 1966 yari ikaze. Reka mbabwire mwa bantu mwe, yari ikaze. Sinari mari muri icyo gihe, sinari bwabeho, ariko iyo nsomye ibigwi by'abantu bagaragaye bakitanga, bagakora ibishoboka byose, bagahimbaraga iki kintu kubera ko bari bababajwe n'ibibi byarimo gukorwa. Mwabantu benshi mu bari ku ruhembe rw'imbere ntabwo bigeze bisazira, barishwe benshi mu bari ku ruhembe rw'imbere muri iyo nkubiri byo kugira ngo bashyireho ikintu cya muvuma idasanzwe ya independence guhera muri 1962.
ariko ibyo baharaniye byagezweho. Mana ishimwe, ibyo baharaniye byagezweho. Ibihugu byinshi bya Afurika byabonye ubwigenge, kandi ibyo tuzabibabwira, byabonye ubwigenge. Tuvaho tujye mu Bacamanza igice cya 6. Abacamanza igice cya 6 haravuga iki? Wenda bahageze mu gice cya 6, hari titiri ivuga ngo Abisirayeli baneshwa n'Abamidiyani, Uwiteka ababwira impamvu. Abisirayeli baneshwa n'Abamidiyani, Uwiteka ababwira impamvu. Icyo gihe kamanze mbabwira amateka magufi cyane. Abamidiyani nibo bakoronizaga Abisirayeli. Hari mu mwaka wa 7 babakoroniza. Amahoro yose yajyaga mu Bamidiyani. Umwero w'imyaka bawoherezaga mu Bamidiyani. Amatungo meza yaribwaga n'Abamidiyani. Kwicwa kwa buri gihe ntibyarangaga Abisirayeli. Gahunda zo kujyawewe ntacyo nabona mvuga. Gahunda zijyanye no gusenga izo ntizari zikibaho. Abasore b'ibinuza b'Abisirayeli, dore ko bitwaga ngo ingabo z'Uwiteka, bari baraneshejwe mu rugamba bajyaga, baraneshwaga. Ntabwo nzibagirwa mu gitero gikomeye cyasakiranije cyane ingabo z'Abisirayeli n'Abamidiyani, maze Abamidiyani bakubita Abisirayeli, barabanesha, barabashorera, barabajyana, baraza abanyaguru komba amazi, babatwara ibintu, barabasahura. Biba ngombwa ko noneho umugabo udasanzwe ajya imbere y'Imana ati ibi ntabwo gihe nabyemera. Ko twitwaga ingabo z'Uwiteka, nta gihugu cyajyaga kidutsinda gute? Twatsinzwe. Ibi bintu byaturutse he? Maze mu gice cya 6 Uwiteka basobanurira impamvu yo kuneshwa kwabo. Iyo abantu basengaga maze bakegera Imana, bakayibaza impamvu y'ibidasobanutse babona, hasenge bangahe se? Bamwe bo ntibanemera ko Imana ivuga. Ufite akanwa uremera ngo Imana niyo yakuremye, utegeza ko utazi kuvuga? Ahubwo ubugoryi bukurimo nibwo butuma udasobanukirwa n'uko Imana ivuga. Ese ivuga ite? Ivugana nande? Nizihe kondisiyo umuntu aba yujuje? Imana iravuga se ko ivuga cyane? Ugutwi kwayo ni kwapfuye ngo inanirwe kumva, amaboko yayo ni yaheze ngo inanirwe gutaba no kugira ikikora. Ahubwo ibyaha by'abantu n'ubugome bwabo nibyo babamo, nibyo bibatandukanya n'Uwiteka. Imana siravuga, ahubwo kwivuga ikarenza umuntu. Babaza Imana ibasobanurira impamvu. Igice cya 6 aho ngaho nibwo Uwiteka yabahishuriye impamvu y'itsindwa ryabo muri icyo gihe. Ibyo bintu byariye umugabo bita Gideyoni. Agira umubabaro mwinshi mu mutima we, arasenga cyane, asaba ko yakwemererwa gutera, umve neza, gutera, akarwana inkundura, kandi akarwana mu izina ry'Uwiteka, kugira ngo ako gasuzuguro, nicyo gisuzuguriro kiri ku bantu bitwa ko basengaga, kiveho. Wigeze uhaguruka se ari ibintu ushaka kurwanya uhereye ku byaha byawe, maze ngo urebe ko Uwiteka gutererana? Ntabwo bishoboka. Nta muntu yigeze ahaguruka ngo ava harafashe icyemezo kigenda abona ibi bintu bitagenda, ngiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bigende, ngo binanirane. Ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Abacamanza igice cya 6 umurongo wa 11, Uwiteka arabimwemerera. Murimo kumva? Titire y'ubwayo iravuga ngo Imana itoranya Gideyoni kuba umukiza w'Abisirayeli. Nibyo pe rwose, iramutoranije kubera ko nawe yabishakaga. Ababajwe n'ukuntu abantu bitwa ngo nabo Uwiteka babaye iminyago y'abapagani, y'Abamidiyani, abantu basenga ibigirwamana. Abarahagurutse, atoranijwe n'Imana, afite amasezerano Uwiteka mwihereye. Ariko nkawe unyumva, niba uri n'umubwiriza icyo uri cyo cyose sinkitayeho,
ninde waguhagurukije? Wabitangira ubuhe busobanuro? Nayahe masezerano ufitanye n'uwaguhagurukije? Ubwo wavuga ngo ngiye ngo ni bishop ngo yandambitseho ibiganza maze arambwira ngo ngende. Mbega ishyano ugushije. Pe nyine watowe n'umuntu. Wavuga ngo ni pasiteri ngo yaratubwiye ngo dutangire ngo tujye tubwiriza, uragenda. Okay, nta ngorane, genda. Icyo nzi cy'ibyo uzavuga ibijyanye n'umurongo w'ibyo yaguhaye. Birakwiye ko abantu batoranywa n'Imana bakaba bafite n'ibihamya bizima bibihamya, maze ahasigaye bakagenda bakajya kuvuga ibyo batumwe na shebuja. Gideon atoranywa atyo, arahaguruka. Mu bintu bya mbere yabanje kurwanya mbere y'uko arwanya abamidiyani ni ukurwanya no gusenya ishingiro ry'ibyo bene wabo bari bubatseho bitaga Imana. Ahantu basengaga Imana ku misozi hakaba hari za Bali na Ashera. Maze si ugukora ku basirikare be, tumaze tugende tujye kurwana intambara ya mbere. Abajya imbere, ibigirwamana si ukubimenagura, ibindi abikubita hasi, ibindi abikubita amashoka, ibindi arabyasa arabimenagura. Ibyo byabyukije imigumuko n'imyigaragambyo muri Isirayeli. Imyigaragambyo biratangiye, bati Gideon ntiyicwa, nta mpamvu yo kutamwica, baremye udutsiko. Iseyo wasi wari uzi ikintu gitumye akora ibyo? Abwira ab'Isirayeli ati reka mbabwire mwa bantu mwe, niyo mpamvu itumye mwigaragambya mukaba mubyukije agahanga, umujinya ukaba ubaye mwinshi, mukaba mugiye kurwanya Gideon mwivuye inyuma. Ati yadusenyeye Imana zacu, yazimenago yazishyize hasi. Arabwira ati ndabasetse cyane, niba ari Imana mwaziretse zikiburanira, mukazireka zikiburanira, maze hasigaye zigahangana na Gideon. Niba ari Imana koko nimuzireke ziburanire. Ntibatsinzwe se? Kuko ibyo babagamo, ibyo basengaga ntabwo zari Imana nyamana. Mu gutsindwa kwabo kuba bari barabishyize imbere, iyo nyubako yabo icyo bitaga Imana nibyo bitaga bari bafite nk'ishingiro ry'iby'Imana, ntabwo byari byo. Ngiyi ntandaro yo kugwa kwabo. Twihuse, yabaye umugaba w'ingabo z'Abisirayeli kubera ibigwi bye. Abwiye ngo ubutwari burahananirwa. Kubera ibigwi bye yabaye umugaba w'ingabo z'Abisirayeli. Yayoboraga basirikare 32,000. Umugaba w'ingabo uhawe amasezerano n'Imana, ukorana n'Imana, ugiye kujya agisha inama Uwiteka. Yaba mu kazi kenshi cyane kanaruhije kanakomeye kuyobora abantu bo mu minsi y'imperuka, abagaba b'ingabo bajyaga bagisha Uwiteka inama, maze ngo murebe ngo noneho ibitangaza birakorwa. Imana niyo ashaka kugira ngo yiheshe icyubahiro muri icyo gihe, iramubwira ati wowe Gideon, aba basirikare bakwiye kugabanuka kuko mbona ari benshi cyane. Ejo urugamba ruramutse rutsinzwe, abamidiyani bagatsindwa, sinshaka kumva ijwi na rimwe ryirata, ryisingiza, ryishima, kuko intsinzi yose izaba ari iyanjye. Intsinzi yose izaba ari iyanjye. Kubw'ibyo rero gabanya abasirikare. Gideon ibibazo biramuvukana. Ese ndabagabanya ntinyagasani? Aba basirikare baratojwe, bamaze gutozwa bajya ku rugamba, bamaze imyaka n'imyaka barwana, bamaze imyaka 7. Uwiteka aramubwira ngo buriya uyireba usanga ufite abasirikare, ariko muri aba ngaba reka nkwereke, jya hari bakoresha ikizamini, ubaza abafite abafiyanse babo bumva babakumbuye, urareba. Maze nibaramuka bakubwiye ko bakumbuye abafiyanse babo, bashire ku ruhande. Abandi abafite abageni bashaka kujya gusura, ubashyire ku ruhande. Abamaze igihe bagize baraguze imirimo bakabakeneye kugira ngo igende ihingwe, ubashyire ku ruhande. Abifuza gusarura inzabibu zabo kuko igihe cy'umwero wazo kigeze, ubashyire ku ruhande. Abakumbuye ababyeyi babo bakiri abasore bakiri bato, ubashyire ku ruhande. Abafite ubwoba bw'intambara nabo bashyire ku ruhande, kandi abumva nabo nta mpamvu zo kujya kurwanira igihugu cyabo nabo bashyire ku ruhande. Yatangajwe nuko, munyumve neza, yatangajwe nuko ibyo Uwiteka yamubwiye byari ukuri koko. Yahise agenda afata ingabo
azijyana ku musozi hejuru, arabwira ati ubu rero tugiye kurwana inkundura. Muri uko kurwana inkundura turanesha cyangwa se turaneshwa, ibintu birangire, agasuzuguro k'abamidiyani turagahaze. Kuba dufite Imana yo mu ijuru tukaba dutsindwa bene aka kageni ntibyumvikana. Kubw'ibyo rero mbere yuko tugenda, muri mwe hari abafite abafiyanse bumva babakumbuye, abasirikare benshi bashyira hejuru timujye ku ruhande. Hari abafite abageni bumva bifuza kujya kubanza gusura mbere yuko urugamba rutangira, ati turahari, bashyira hejuru. Abamaze igihe baraguze imirima bumva babanza kujya kwitunganya, bakabanza bakayihinga, bagashyiramo imizabibu, bakayitunga, bakayikora, noneho nyuma bakaza ku rugamba muri heti, natwe turahari. Abifuza gusarura inzabibu zabo se zari zeze, ati natwe turahari. Abakumbuye ababyeyi babo se nibande, ati natwe turahari. Abafite ubwoba se bw'intambara, ati natwe turahari. Abumva nta mpamvu yo kurwanira igihugu cyabo, ati natwe turumva nta mpamvu yo kujya ku rugamba. Sibwo muri bya 32,000 ibihumbi 18 byahise bijya ku ruhande, asigarana ingabo ibihumbi 12. Arumirwa, abona ko ibyo Uwiteka yamubwiye ari ukuri neza 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 neza. Reka rero mbibiri ibanga abantu mu bwenge bwanyu hakigaraguramo iby'abafiyanse, ari kirimo iby'abageni, imirima y'abatwaye ubwenge, inzabibu zabatwaye ubwenge, guhinga ari byo biba mu bwenge bwanyu. Mwumva mushyize ababyeyi banyu imbere kuruta Imana. Abantu bakaba bafite ubwoba bwo gufata imyanzuro myiza yo kujya mu by'Imana, nabumva nta mpamvu yo kugira ngo babijyemo kuko babona bibajena. Mwese mukwiye gushyirwa ku ruhande, nta n'ubwami bwo mu ijuru mukwiriye kujyamo. Mukwiye gushyirwa ku ruhande, ingabo z'Uwiteka zikajya hamwe, zikegerana, zifite imigambi mizima, maze bagafata icyemezo cyo kugira ngo baromboreze bajya mbere. Niba ndimo kubabwira ibigwi by'abantu ba mbere batubanjirije, kugira ngo tuzabisanishe n'ibigwi by'abaprotestanti ba mbere, ibyemezo bari bafashe bya kigabo byatumye bahagarara bakiri ukurasi ahagaragara, barangije bacecekesha kiliziya y'i Roma yicaga igakiza uwishaka ikagirira nabo uwishaka, barayicecekesha. Ubwicanyi burahagarara mu bihugu by'i Burayi. Nuko habonetse intwari, haboneka intwarane zirakora pe. Tugiye tusubiye kuri Gideyoni, asigaranye ibihumbi 14. Maze abwira Uwiteka ati noneho Nyagasani, ubu noneho ni sawa, ndabibonye, noneho tugiye kujya ku rugamba. Uwiteka ati no, baracyari benshi, banzu bajyane mu mafuku, nuza ku mafunzo, bajya mu butayu, inyota ibice, inzara ibice. Ndakwereka ikindi kizamini cya nyuma, noneho nicyo kirimo cya finale, ujonjoremo abakwiye kurangiza urugamba. Gideyoni arabajyanye, umugabo w'intarumikwa, umukomando uteye ubwoba, abakoresheje amafunzo mu butayu, bacuritse mu misozi, abajyanye mu butayu, baradashe, bamanutse ibitare, bagenzi bate bitegura kurwana n'abamidiyani. Maze Imana iramubwira ati rero nurangiza ubazane ku mugezi waho muri bunyure, mujya mu inzira yo munyuramo mwerekeza ku bamidiyani aho bakambitse, maze ndaguha ikizamini. Bamara kugera kuri uwo mugezi, ubabwire ko bagomba kumanywa amazi ntawe ukerereza undi, kandi ko ari uguhita dukomeza tukagenda mujya ku rugamba. Gusa uncungire neza, ubajyanye nibaze ikizamini ubajyanyemo kugira ngo bajonjore abakwiye kurwana bari bo barwana bonyine. Ucunge neza, unywa amazi ajabagira nk'imbwa, ushyire ku ruhande kuri uwo mugezi w'amazi atemba, muri bunyuremo mugiye kurwana. Urambika intwaro ze hasi, maze akicara akanywa amazi, ushyire ku ruhande. Ujya kunywa amazi maze akicara akarambya, ushyire ku ruhande. Uwumva afite ibyuya byinshi cyane akabanza akatereka mbanza n'inkarabe niyuhagire, uba umwihorere, ushyire ku ruhande. Maze numara gushyira ku ruhande, ubwo urabubonye abasirikare badakwiye kujya ku rugamba. Unyuramo ubona ahetse intwaro ze, akambuka umugezi agenda atigeze ahagarara, anywa amazi adahagaze na rimwe, ngo uwo musirikare muzamukwiye kujyana ku rugamba. Icyatangaje, Gideyoni yarahageze, akimara kuhagera, 8,000 muri bya 14 byari yarasigaranye muri 32. 8 intwaro zabo, inkota zabo hasi, ingabo hasi, bati reka tubanze tunywa amazi duhaga. Ntihari yabibabwiye iryo banga. 4,000
baba baricaye. Reka tubanze turuhukeho gato maze tubone kugarura amafu tugende. 1000 muri abo babatangiye kunywa amazi bajaragira, batarimo no kugenda, bahagaze aho ngaho. Maze 700 asigaye batereka tubanze twinyuzeho n'amazi twiyuhagireho gatoya kugira ngo tuze kujyana tujyanye amafu. Yatangajwe nuko muri ba basirikare 32,000 yasigaranye abasirikare 300 bonyine. Reka rero mbibiri banga. Murabona igihugu turimo ko kingana, kiramutse kivuyemo abantu 1000 bakajya mu ijuru, Nyagasani we uzashimwe nabo babari benshi cyane. Ubwami bwo mu ijuru ratwaranirwa kandi ntwarane zibugishamo imbaraga. Usubira inyuma mu mateka, ujye mu Bisirayeli bose baririmba turagisiyone ku murwa wari utunganye w'Imana, aho Imana dusezeraniye. Hano barengaga 2,000,000. Ababarwa na Bibiliya ni 630 abagabo bonyine. Abagore n'abana bari benshi bavuye muri Egiputa. Uwiteka nawe ararahira ngo aba bantu n'ukuri nzabagezayo. Hagezeyo Yosuwa na Kalebu mu bavuye muri Egiputa. Ibyo biguha isomo. Isi ya mbere 8 nibo bonyine barokotse. Sodomu na Gomora bangahe? Mbarwa. Yerusalemu ishya itwikwa harokotse bake. Bibuko no mu bwenge bwawe byinjiremo. Iri hinda ry'amadini mubona riri hanze rigisibije. Harahenda ku Isabato, abahenda ku Cyumweru, abinjira mu misigiti Vendredi. Reka sinakubwira, niba mwemera ko ijuru rihari mukaba muticara ngo mwiga amabwiriza rigenga, mbarwa. Ijambo nyakunda gukoresha, ntabwo ijuru ari puberi Imana izakoreramo umwanda wose ngo irawujyanayo. Oya, mpaka abantu bamenye ngo niki dusabwa, niki biri dusaba, niki Imana dushakaho kugira ngo tuzajye mu ijuru. Gideyoni, Imana yanamubwira ati rero reka nkubwire Gideyoni, nawe 300 usigaranye nganeho nimugende, ndakubwira icyo gukora nabo 300 usigaranye. Abo 300 ndashaka ko nabo batazirata intsinzi yabo. Genda ubabwire inkota zabo bazisubize mu rwubati, ahubwo buri wese agenda ashaka ikibindi bavomesha amazi. Barabishatse. Ashaka ni muri maze ubajyane ku musozi neza, aho bitegeye neza inkambi z'Abamidiyani, maze urugamba mu kanya gato ruraba rutangiye. Gideyoni ati none ibintu birakomeye, nituri burwanisha inkota, none tubwiye ngo none na amazi tujya kubamenaho, niki biramushobera, ariko ategereza inama iri buve ku Uwiteka. Nuko byagenze. Gideyoni, umugabo wumviraga Imana mu gihe cye cyose yarariho, yumvira amabwiriza Uwiteka muhaye. Bigeze ninjoro aramubwira ati hakwiye koherezwa intasi zigenda zikamanuka zikajya kumva iby'Abamidiyani barimo kuvuga. Uwohereza intasi zigende, nizimara kugerayo zituze zumva ibiri bivugwe. Mu gihe intasi zari zigiye, igice cya 7 cy'Abacamanza 13, nuko Gideyoni agezeyo hafi y'izo nkambi, nawe mu baneka ari yigereyeyo. Nuko Gideyoni agezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi we ati, umva ye, narose inzozi mbona irobe rya Seyiri ritembagara ku rugerero rw'Abamidiyani, ryikubita ku ihema, iryo hema rihera ko riragwa rigaramye. Mugenzi we aramusubiza ati, nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi umugabo wo mu Bisirayeli, Imana yamugabije Abamidiyani n'ingabo zabo zose. Areta mu gutwi, asubira mu Bisirayeli, arababwira ati tugende. Uwiteka arababwiye ngo noneho zamuri nimuzicane maze muzirenzeho ibibindi. Baragenda bazikora icyo Uwiteka ababwiye. Bageze hafi y'inkambi, bazamuye bya bibindi, babikubita hasi, bazamura imuri. Reba inkono ibibindi 300 kubikubitira hasi cyarimwe, wagira ngo ni bombe yari ituritse. Abamidiyani baho bari
mu mahema yabo bashigutse, ushigutse wese akabona icyezezi cya rwa rumuri, maze yashiguka agafata inkota akabayitikuye mugenzi we, undi akabayitikuye mugenzi we, baricana bararangiza kugeza ubwo bamaranye, maze Gideyoni arumirwa abona koko ko intsinzi ari iy'Uwiteka. Ibigwi bya Gideyoni rero dusanze aho ngaho, ibyo bigwi by'ukuntu yahagurutse Imana ikamukoresha akarangiza uwo murimo. Reka mbibiri ibanga, bari bamaze mu bukoroni bw'Abamidiyani imyaka 7. Icyo gikorwa cya Gideyoni cyatumye bamara imyaka 40 yose bari mu gihugu cy'amahoro, nta rindi cyanga ryongeye kubavogera. Imyaka 40 yose nta kibazo kibayeho. Murumva umurimo wakozwe n'umuntu witanze, murumva umurimo wakozwe n'umuntu wiyemeje kurwanya ubujiji bwari mu Bisirayeli bwo kuramya ibigirwamana, agatakira Imana, Imana ikamubera umujyanama, kandi ibintu bikajya ku murongo. Reka tugaruke kuri iki. Kurwanya ubuyobe bwari buvuye i Roma ntabwo byasabaga kwicara, ntabwo byabasabaga kudebeka, byasabaga imbaraga zidasanzwe. Niyo mpamvu hatutumbye mu Bwongereza hatutumbye ikintu kimeze nka bombe gituritswa n'umuntu witwa John Wycliffe. Aza yerura ashyira ukuri kw'ijambo ry'Imana ahagaragara, acecekesha ibinyoma byinshi byariho muri icyo gihe byari byarakwijwe na kiliziya, maze arangiza ashyira ukuri kw'ijambo ry'Imana ahagaragara. Hari benshi bapfuye barabizira, ariko aremera arahagarara. Sarudo mu Butaliyani akora umurimo. Muri Boheme Yohane Husa arahaguruka. Martin Luther mu Budagi nawe akora uko. Ulrich Zwingli mu Busuwisi, Yohane Calvin cyangwa se Jean Calvin mu Bufaransa, na Yohane Knox, abo bose bakoze umurimo udasanzwe. Ngaba babyukije ubuprotestani. Mu byigisho bigiye gukurikiraho tugiye kubereka uruhare rwabo, icyo bakoze, maze abaprotestani mu nyumviye muva mu kagera muzarebe ko ishingiro ry'umurimo wabo bahaguruka, imyizerere yabo ari byo turimo ubu ngubu. Muzasanga ari igihushane, abo bakoze umurimo wabo ariko bamaze kudusigira baze yo kurwanya ubuyobe, yo kurwanya ibitari by'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Dufata undi murongo. Baprotestani mu nyumva, mureke dusubire ku murongo muzima waho twatangiriye. Isomo risoza kugira ngo tubahe umwanya, noneho badutelefone, abandi ku butumwa bugufi bo batangiye. Turarisanga mu gitabo cy'Imigani. Imigani igice cya 8 umurongo wa 13. Kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'inzira y'ibibi n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Ayo ni amagambo yivugiwe n'Uwiteka ubwe. Imana idufashe kugira ngo twange inzira y'ibibi, duhitemo inzira nziza Bibiliya tuyoboramo, mu izina rya Yesu.